Nguhaye ikaze umaze kumenyera ko umunsi ku munsi muganiriza ku ngingo zitandukanye zituma urushaho kugira ibihe byiza mu byo uba uhugiyemo umunsi ku munsi. Hari abahungu benshi bajya bibaza icyo bakwiye gukora kugira ngo bakundwe n'abakobwa benshi kandi beza. Gusa abo bahungu usanga nta gisubizo babifitiye, ariko nyamara hari ibikorwa bitandukanye, hari imyitwarire umuhungu agira atabizi igihe ari kumwe n'abakobwa bigatuma bamukunda ku kigero cyo hejuru ariko we ntabimenye. Niyo mpamvu kuri ino nshuro nahisemo kubaganiriza kuri iyo mico, ibyo bikorwa umuhungu ajya akora atabizi bituma akundwa n'abakobwa. Umuhungu ukundwa n'abakobwa akenshi ukunze gusanga aba yitwara cyangwa se akora kimwe muri ibi ngibi atabizi. Icya mbere ni ukuvuga neza mu mvugo yuje ikinyabupfura kandi ituje. Hari ikintu abahungu batazi ku bakobwa. Abakobwa buriya ni abantu bakunda umuntu wiyubashye kandi utavuga menshi, bityo iyo uganira n'abakobwa akenshi ukoresha imvugo nziza irimo ikinyabupfura yerekana ko uri umwana warezwe, bituma abakobwa bagukunda kuko babumva ko uri umwana mwiza nta mafuti menshi ugira, ndetse bakumva ko ufite uburere, bityo bakakugirira urukundo kuko baba bazi ko abahungu bateye gutyo aba ari mbarwa. Kugira inama zubaka abakobwa mu gihe hari uwahuye n'akabazo runaka. Inama zubaka twese tuzi ko ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Iyo wahuye n'ikibazo uba ukeneye umuntu ugutera kuraje n'umuntu ugufasha kubonera igisubizo ikibazo runaka wahuye nacyo. Ibi rero abakobwa babikunda kubi. Abakobwa bakunda umuntu ubagira inama. Rero iyo umuhungu ahaye umwanya umukobwa akamuganiriza ndetse by'umwihariko akanamugira inama zubaka n'ikibazo yari afite kigakemuka neza, ariko ibi ngibi umuhungu akabikora atagamije kwereka umukobwa ko yamukunze, akabikora asa nk'uwikinira nta kindi agamije, ibi ngibi bituma umukobwa arushaho kwibona muri uwo muhungu, akamufungura umutima we kuko aba ari umuntu w'ingenzi, umuntu ufite akamaro ku buzima bwe. Ibi rero bituma umukobwa agukunda ndetse akabona ko wabikoze bisa nkaho umukunda ariko wagize amasoni yo kumubwira ko umukunda. Ibi rero bituma umukobwa wagiriye inama ndetse zubaka, inama zatumye ikibazo yari afite mu buzima bwe gikemuka, arushaho kugukunda cyane. Kutiyemera cyangwa ngo wishyire hejuru, mbese ukaganiriza buri mukobwa utitaye ngo ninde. Hari amakosa abahungu benshi tujya dukunda gukora, aho usanga dukunda guhitamo abakobwa dukwiye kuganira nabo, abakobwa dukwiye kumarana nabo igihe kinini mu buzima bwacu. Gusa ntabwo tuba tuzi ko tuba turi kwisibira amayira, bigatuma tutabona abakobwa dukundana nabo. Gusa umuhungu utiyemera, umuhungu utishyira hejuru, umuhungu uri sociable ku bakobwa, umuhungu
udafite ibyo yita ko ari ikizira ku bakobwa, bituma akundwa n'abakobwa benshi batandukanye. Umuhungu uganiriza buri mukobwa wese uko aje amugana, ibi ngibi bituma umukobwa abona ko umuhungu afite umutima mwiza, ndetse bikanatuma uwo muhungu akundwa. Ikindi ni ugukunda kwica akajisho unamwenyurira abakobwa. Mu biganiro abahungu bagirana n'abakobwa, iyo umuhungu akunda kwicira akajisho umukobwa ndetse akajya anyuzamo akamumwenyurira, ibi ngibi bituma hari amarembo afunguka mu mutima w'umukobwa, bituma urukundo ruzamuka muri we, akabona ko uwo muhungu ari umuhungu mwiza ndetse ko banakwiye gukundana. Umuhungu rero ukunda kwicira akajisho abakobwa ndetse akanabamwenyurira mu gihe bari kuganira, uyu nguyu akunda gukundwa n'abakobwa benshi kandi beza. Uyu muhungu biroroha kwigarurira umutima w'abakobwa, kuko inseko ari ikintu gikurura igitsina gore cyane. Umuhungu w'inseko nziza, umuhungu uzi kuganira n'abakobwa akajya anyuzamo akabamwenyurira, birangira yigaruriye imitima y'abakobwa batabarika, bakamukunda ku kigero cyo hejuru. Ibyo rero ni bimwe mu bintu abahungu bajya bakora bakisanga bakunzwe n'abakobwa. Gusa mwibutse ko ino mico n'imyitwarire ari bya bintu ukora bikugwiririye. Iyo ushatse kubigira ihame mu buzima bwawe, birangira ubuze intama n'ibyuma.